nk'uko nabibabwiye rero ubu twatangira noneho iki nicyo kiganiro cya mbere gise kigeraho aka kanya ngo tuganire ku kintu nyine murabizi nk'urubyiruko nk'abajene nyine usanga dufite igikundi tuba tugenderamo cyane cyane nk'abasore nyine nk'abantu tukiri muri ya myaka 30 kumanura hasi ujya mu za 10. Usanga ufite abantu mugendana nyine musangira inzoga, musangira ikintu cyose, abantu mwirirwa mubungana mu muhanda, abantu muba mugendana, ariko ndagira ngo mumenyeshe yuko bari abantu muba mugendana, bari abantu murarana mu kabari, bari abantu musangira itabi, bari abantu mwirirwa mubungana mu muhanda igihe cyose. Ndagira ngo mubwire neza ko bari abantu ufashe umwe muri bo wahuye n'ikibazo, nta n'umwe wagira ikintu agufasha. Ushobora guhura n'ikibazo ukavuga ati mbabaru n'izi noti ya 2 njye guhaha inzara iranyishe, inzara imeze nabi, nyiribyo ndagiye kumusora, ayo mafaranga ntabwo yaguha. Uriya muntu ni wa muntu muzabana mu byishimo gusa ufite amafaranga nawe ayafite, mwese nyine mufite amafaranga ko muzaba mugiye kuyasangira. Umunsi uzaba utayafite ntabwo wowe muzaba mukiri kumwe. Uriya muntu azaza kwigira inshuti ufite amafaranga, umeze neza, amafaranga yawe nagushiraho azagenda, uzongera guhura mu bundi buzima warabonye amafaranga. Bari abantu nta agaciro kabo, wenda turabikora pe, nanjye ndanabikora pe, ariko bari abantu nta kintu bagufasha. Bibaze ko umuntu uhura n'ikibazo ukavuga ati wenda ngiye kujya ahantu runaka, niza ku gikoresho nyigendeho ndaza kukigarura nimva akakikwima bro, akakikwima ngo urabanza umuha amafaranga, kandi ngo ni inshuti yawe, murabungana ibintu byo ibi ni byiza byose murabikorana, nta kintu na kimwe mutajya mukorana, ariko ugasanga umukino wa serivisi arayikwimye, ashaka amafaranga bro, amafaranga ugasanga ayo mafaranga nashakana ni 1000 gusa, inote y'1000 gusa niyo ashaka. Wenda ntabwo ari kuvuga ngo ni 5 ngo wenda ni menshi nyine ngo nawe wakabije, inote y'1000 gusa akanga kuyibwo ngo ngavuga ati tije igikoresho runaka uraza kukingarura, icyo 1000 nari ndinjiza uno munsi nzakinjiza ejo. Oya, mugomba kubana ufite amafaranga bro, mugomba kubana ufite amafaranga, waba utayafite ukagenda. Reka nkubwire rero akantu nje kukwibwirira, nimba nawe uri mu icyo gikundi ufite abantu musangira amatabi, inzoga, mujyana kugura indaya, mukora n'ubugegera bwose, abo bantu ushatse wahita ubacomokamo z'ikigenda, kuko bari abantu bazaguta mu mazi abira bro, bazaguta mu mazi abira kandi nta kintu bazagufasha. Kora subscribe kuri Sangwa Media TV, ufungura inzogera ujye ukurikirana ibiganiro tuzajya dushyira.